Twongeye kubasuhuza. Uyu ni umugani w'umukecuru wambuwe n'urukwavu. Kera habayeho umukecuru wari ufite umwana umwe w'umukobwa w'ikinege yakundaga cyane. Umunsi umwe aza gushakira ahantu kure cyane ugereranyije n'iyo bari batuye. Uko iminsi yagiye yicuma, uyu mukecuru yakomeje kwibaza ati ariko se ko umwana wanjye yashakiye ahantu kure cyane akaba amaze imyaka 2 ashakiyeyo, buriya yaba amerewe neza? Reka nzashaka umunsi umwe nzajye kumusura ndebe uko amerewe, kabone nubwo napfunyika n'utujumba nta n'ikibazo. Uwo mukecuru ibyo yavuze niko byaje kugenda. Yagiye gusura umukobwa we wari ushakiye hirya y'ishyamba rya Gishwati, ndetse igihe yari ari kugenda, kuko yagiye urugendo rurerure cyane, yaje guca mu ishyamba rya Gishwati aza guhura na ya njyajya bita indyamirizi Bakame. Bakame rero n'ubwenge bwinshi, kuko yo ijya gukora ikintu yabanje kugitekerezaho. Yateye uwo mukecuru injuga cyane ko uwo mukecuru yari yikoreye amatekero. Ubundi iramubwira ati ako mukecuru anzi ngiye buriya muri rino shyamba ndayoboye, ninjye ubayoboje inkoni y'icyuma. Uzajye hirya no hino uzajya usanga iri shyamba rya Gishwati ngiye banzi, njye nitwa Bakame. Ibyo ufite hasi cyangiye ngutera amacumu 2, imwe ndi kujombe mu mutima, irindi ngenda ndi kujombeshe mu bitsitsino no mu mutwe. Uwo mukecuru yumvishe ubwoba bumutashye, ndetse n'ukuntu Bakame yari yatumbitse amajigo yateretse na ya matwi yayo. Ubundi rwose umukecuru arahabukwa, aravuga ati amaye nka data, iki kintu koko cyankuramo umwuka. Uwo mukecuru bitewe n'ubwoba bwinshi yari afite, yahise afata amatekero yose yarashiye mukobwa we, ubundi ahita yahereza Bakame. Ndetse by'urugendo rwe rwo kujya gusura mukobwa we rusubikirwa aho ngaho, kubera ko atajya gusura mukobwa we nta kintu amushiye. Uyu mukecuru yatashye ababaye cyane, ababajwe n'ibyo Bakame imukoreye. Ndetse wa mukobwa iyo yari ashakiye yatangiye kwibaza ati ariko se ababyeyi banjye nabacumuyeho iki gituma bamara imyaka 2 irenga batari baza no kusura? Naho wa mukecuru we iyo yarari, umutima wakomeje kumukomanga, akomeza kugira ikibazo cy'umukobwa we, kugeza ubwo yibajije ati ariko se ko ushobora gusanga Bakame ifatirana kubera ko ndi umukecuru? Reka ntume y'umugaragu wanjye, wenda we hari icyo byatanga. Uwo mukecuru yafashe ibintu byinshi abihereza umugaragu we kugira ajye gusura umukobwa we wari ushakiye hirya y'ishyamba. Ubundi koko niko byaje kugenda. Uwo mugaragu yaragiye, gusa mu kunyura muri rya shyamba hasanga ya Bakame, nayo ntago yari yoroshye. Ubundi tangira kumutera injuga nk'ibisanzwe. Bakame yakomeje guhabura wa mugaragu imutera ubwoba, ndetse kubera ukuntu Bakame yari itinyitse, byarangiye wa mugaragu afashe ibintu byose yari yahawe na wa mukecuru abihereza Bakame. Ako gasimba rero kari kariyemeje kwambura abantu, kabakangisha kubera ko gafite ngo amacumu 2, ko rimwe kari gushinga mu mutima, irindi kakajya kari kujombesha. Aka gasimba rero kari karanditse amateka mabi, kubera ko kabaye hari imfubyi, akaba ariyo mpamvu kihebye, ubundi kakaza gutura muri iyi nzira kugira kazajye kabona ukuntu gahoromesha rubanda bari guca muri iyi nzira. Ntibyatinze wa mugaragu nawe yaratashye, ageze mu rugo abaganiriza ibyamubayeho, bose barumirwa. Wa mukecuru asigara yibaza rwose ukuntu azasura umukobwa we, biramucanga, biramuyobera rwose. Uko iminsi yagiye yicuma, uwo mukecuru yanze agasuzuguro ka Bakame n'ibinege ndimukorera, ubundi ahita ajya ku nshuti ye yitwa Roporo gucira y'imbwa ayizana mu rugo. Uwo mukecuru akimara kugeza imbwa mu rugo, yahise apanga undi munsi noneho kujya gusura umukobwa we ushakiye hakurya y'ishyamba. Ntibyatinze uwo munsi warageze, afata amatekero yari yapanze neza, ubundi hejuru arenzaho imbwa. Yagiye ntacyo ari kwikanga, ageze no muri rya shyamba Bakame yari yaramenyeye, ubundi irazi imukorera nka bya bindi n'ubundi byo kumukanga. Itangira kumukanga imubwira ko ifite amacumu 2, yamushinga rimwe, irindi karimukubita mu mutima. Naho uwo mukecuru ku mutima akajya avuga ati icyo tazi. Uwo mukecuru yafashe amatekero ye yose ayahereza Bakame, ndetse kubera ko yari azi ikirimo yahise yiruka ava aho ngaho. Bakame n'amatsiko menshi ahita apfundura. Mu gupfundura asanga iryambwa ikanuye amazi igiye kumuruma urutoki, ahita yiruka. Bakame igenda yiruka, yambwa nayo ikomeza kuyiruka, ibintu birakomera. Bakame igenda ivuga ati ariko mana yanjye kuko biranibicyura mukecuru ankoreye. Bakame igenda yiruka imisozi n'ibibaya, ubundi ihungira mu kobo kari hafi aho ngaho.
kubw'amahirwe yambwa yahise kuri uwo mwobo ubundi bakamibona kugira amahoro, ndetse bakamahita afata umwanzuro wo kuva muri ako gace, cyane ko ari kubona iby'ako gace bitoroshye. Ubundi aragenda amahoro arahinda, naho wa mukecuru we yaje kumenya ibya Bakame na yambwa, ndetse akajya ajya gusura mukobwa we nta kibazo afite. Guhera ubwo yashatse ubushyo bw'inka ahereza abagaragu be barashorera, ndetse yari yanashakishije n'amatekero, ubundi bajya gusura mukobwa we. Kubw'amahirwe basanga yarabyaye, ndetse umuryango wakomeje kwaguka, bishimira uwo munsi, bishimira iyo myaka batahoranye. Umugani nawo urangirira aho ngaho. Ntuzacikwe n'utundi tuntu twiza tuzajya dushyira kuri iyi channel. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, like and share, ubundi dukomeze kubana.